ariko guhura n'umukuru w'igihugu ntabwo ari amahirwe. Si ubwacu se icyo ni kimwe ubwo bari bubanze kumva nyine biterwa n'imyumvire y'uwakoze ku mateka. ariko ntekereza ko impamvu babibara nk'amahirwe ntabwo ari igihe cyose ugomba kuza kumubona. No, bamubona gakeya, kumubaza ni gakeya, ariko ntabwo bivuga amahirwe. Ikize yakuyemo iki? Oswa kimwe yakuyemo iki kujya kurya ubyita amahirwe? Ubwo bivuza ko gakeya yaramubonye ntashaka bya bintu. Oya, biterwa n'imyumvire y'abantu. Please, iyo mihanda igira abantu babumva bitandukanye. Ntabwo kubona n'umukuru w'igihugu ari amahirwe. Ntabwo ari ikibazo aricyo wakambaje. Icyumbajije kiroroshye. Kuko turi mu mwuga. Turavuga ku muntu cyane. Turabanza turebe ese Oswa Kimu konsaniye preoccupation ye irafatika. Banke abitubera bamwe n'amabanki bakoresha ntabwo ari ayo mu Rwanda. Ntabwo nibaza rero itegeko rishyiraho RIB muri 2010 na kangahe 17 cyangwa 8 sinzi niba iriha mu itegeko yemerewe kugenza ibyaha byabereye hanze y'u Rwanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, RIB iri utiye bafite umuntu ushinzwe cyber crime, ariko sinzi niba yagera benaho, yagera mu bujura bw'amacano. Kuko twigeze kuba ikiganiro akaba byabaza none se wari wayanuye none kwibwa egare kugira ngo bagenze icyaha cyo kwibwa barabaza ngo ubundi protection y'ibyibwe yari iteye ite, wari wayishize mu nzu none ivo ntabyo kubanza abantu bacunga umutekano cano yibwe. Ni Global Pano, turi kumwe na Karegeya umusesenguzi wacu, nanjye ndiye Masezerano. Karege, mu minsi yashize hari ahantu nabonye wakoze ikiganiro kigaruka ku munyamakuru akaba n'umuhanzi wimazemo iminsi hano mu Rwanda i Kigali witwa Yago. Yago byagaragaye ni mu minsi nk'itandatu ishize yuko ngo cano ye yari yibwe. Icyo ngicyo ngira ngo wabikoze, ariko noneho ku munsi ndumva ni nk'ejo nagikoze, ariko ntago nabonye commentaire nuko ngiye na questioningaga audience n'abadukurikiye niba kwibwa kwa cano RIB yagenze icyo cyaha. Benshi bagaragaje yuko RIB itabikurikirana. Yarongera agaruka rero ati iyo ni version ya kabiri. Ubwa mbere bwari uko yajyanye ikirego muri RIB, bwa kabiri yagarutse avuga ngo hello RIB Rwanda, twatanze ikirego ku kibazo cya cano ya Yago TV show yamaze gushimutwa n'umuntu utaramenyekana. Tukaba twagira ngo tubamenyeshe ko ubu yamaze guhindurirwa izina. Dukeneye ubufasha bwanyu no kumenya niba cano igaruka cyangwa itagaruka. Murakoze. Abisaba RIB. Cano se zibirwa mu Rwanda. Erega na RIB ubwayo ntabwo izaho cano zibikwa. Urayiregera ikirego kitabere ku butaka bw'u Rwanda. Hari cano se ifite ntuza hano. Akenshi na kenshi uzasanga na registration country yabo Eka n'amabanki abitubera bamwe n'amabanki bakoresha ntabwo ari ayo mu Rwanda. Ntabwo nibaza rero itegeko rishyiraho RIB muri 2010 na kangahe 17 cyangwa 8 sinzi niba iriha mu itegeko yemerewe kugenza ibyaha byabereye hanze y'u Rwanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, RIB iri utiye bafite umuntu ushinzwe cyber crime, ariko sinzi niba yagera benaho, yagera mu bujura bw'amacano. Kuko twigeze kuba ikiganiro akaba byabaza none se wari wayanuye none kwibwa egare kugira ngo bagenze icyaha cyo kwibwa barabaza ngo ubundi protection y'ibyibwe yari iteye ite, wari wayishize mu nzu none ivo ntabyo kubanza abantu bacunga umutekano cano yibwe. Hari umuntu wahise umuha comment aravuga ngo usibye kunaniza inzego ubu RIB yabwirwa n'iki niba byarakorewe mu Rwanda? Ese niho cano yabikwaga? Ese wayihaye ibimenyetso byabukeka cyangwa urega ko ari abanyarwanda? Biragoye bwana Yago. YouTube ari umunyamahanga yabikoreye ku butaka bw'u Rwanda, aho ngaho RIB izamo. Ariko niba atari ku butaka bw'u Rwanda RIB ntabwo yazamo. RIB ntabwo igenza ibyaha biri hanze y'u Rwanda. Icyo koro wagikoreye mu Rwanda ishobora gutanga commande parike bakabwira Interpol
basi ariko ntabwo uri bigenza ibyaha byakorewe hanze y'ubutaka bw'u Rwanda. Nibaza ko n'abantu ni ukwigishanya, nanjye ushobora kuba nibeshya muri komantere bakabaye bankosora ariko banakosora na Yago nyine kugira ngo uregere RIB ni ukuba icyaha cyarakorewe mu Rwanda. Arabizi neza ko cano yavuga iki arabizi ko yibika mu Rwanda usibye kunaniza inzego. Ubu RIB yabwirwa n'iki ko byakorewe mu Rwanda? Ese niho cano yabikwaga? ngaho yumvira nuko icyo ni cyo umuntu agomba kubaza. Niho cano yabikwaga. Ariko nabyo birafasha kuba bimaze kubikora ikiganiro inshuro ebyiri n'abo bantu bamubaza gutyo, hari ikigomba gukorwa ku buryo cano zibikwa mu Rwanda ukamenya bayanura bati bayibika hehe, bayibika bate? none ubundi yakorerwaho icyaha yakorerwa icyaha tukamenya inzego twitabaza. Niba hari ibyaha byo kwiba cano kandi zitabikwa hano niko ni ikibazo rwose. Buriya ni nkaho reka nkwereke nanone aha nubona KCB izi za Equity aya mabanki international ushobora kugira gute? Aha voilà ushobora inzira ebyiri, ushobora gufunguriza konti hano ukajya wagera Nairobi ukarotira, ushobora gufunguza konti Nairobi na hano ukajya urotira. Kunyumva? Ariko kugenza icyaha kuri ya konti yafunguriwe mu Rwanda ikibirwa Nairobi na konti yafunguriwe Nairobi ikibirwa mu Rwanda ntabwo bisa. Kandi ni konti ebyiri mu mabanki amwe umuntu umwe. Ako kantu rero tuba twigishanya. Hari undi muntu wagarutse aragira ati ariko RIB urumva yakurikirana umunyakazakistan wamaze kuyiba, ubundi sijya kuyifunguza wamenyesheje RIB, ubundi wowe ubaye wari wayibye none nyirayo akaba yayisubije. Urumva ako kantu bashyizemo ko umunyakazakistan yabikoreye mu Rwanda bamukurikirana cyane ko RIB ifite inshingano ibyaha byose byakorewe mu Rwanda whoever wagikoze. Umunyakazakistan rero yabikoreye hano i Kigali uwo bamutanagada ngo on behalf of RIB ihanagura ahubwo kandi subscribe ku ngingo kugira ngo ukomeze umuteze imbere. Ariko ibyo bigomba gusobanuka by the way, kuba ubigaruye narabivuzeho n'izo commentaire bigomba gusobanuka kubera ko protection y'ama YouTube ni ikintu kitagiye kivugwaho rumwe, ngira ngo si ubwa kabiri mubayeho n'ubwa kabiri mubayeho, bwa mbere ariko ngo byagaragaye ko yari yabikoze umwana ku bushake abeshya ko itibwe kuko bikagaruka yari kwiyibisha akagaruka bikongera ahantu bitereye urujijo. Nibyo koko cano yaragiye ntabwo icyanditse kuri Yago TV show, umuntu ahindura izina, amaze guhindura izina nk'ibyo bidahagije, content ko zari ziri azigumishaho, witwa ngo Mr Giveaway, content azigumishaho. Kabiri baze kuduhugura bataduhutaje, nari ndi kuvuga nti Yago ubwenge afite ntago umushyira kuri Kalba yo gufata Gmail akoresha mu buzima busanzwe akayasociatinga na cano. Nibyo ngiye ntabyo mbanze ngiye ibyanjye no kuvuga gusa. Yego ntabyo mbanze ni yanjye sinzi pe sinzi aho ibitse nukubaza Jarasi ntabindi ibyo uri kunjyanamo ntabwo mbizi ntabwo mbizi ibyo guhuza ngo haje goce reka ntabyo nzi. Ntacyo twakugiye muri technicalities cyane ariko kuba iyi reputation itari nziza ayifite Yago magambere yari wijya muri byinshi nyine wenda mumbazeho tamperama nkiriya iriya mikorere buri munsi wacanze abantu ikugaragaza nyine nk'umuntu nk'umwana muriza buriya n'igihe azahura n'ikibazo kirire yera ntabwo bazabyakira wagaragayemo utuntu nk'utwo babyita gucabiranya nibiba ririre yere ntabwo abantu bazamugwa inyuma ko bazavuga ati asanzwe abyikoresha. Icyo cyo nicyo iyo ufite bene iriya mico kwiyibiriza kwiriza kugira gute nibikomeye no mu bikomeye abantu baraguta wa mwana muri udakozwe niko bimeze kuko urumva na twari tumaze yifitemo utuntu twinshi nagiye numva ibijyanye n'abo bateranya amada, ibijyanye n'abo yagiye afotora, ibyaba bababwira ngo amafoto yawe ndashyira hanze, ibyo byose bikugira wa wundi. Ejo rero wahura n'ikibazo bati
uwo ni mu mwihorero niko asanzwe kandi wenda noneho byari bikaze sibyo se rero ubu n'umuhungu ibyanjye ndabivuze niba yinyiba nzabaza Jarasi aho yayibikaga nuko ayandura imvura iyo yaguye rose ngire kana karegiye ukurikirana nuvuga ngo ejo rero nzaze mvuge ari byo marazi rwose nuko turimo turagana ku musozo ariko hari ikindi kintu cyaraye kibaye nijoro mu ijoro ryakeye ni ku munsi w'ejo bituma nanone abantu bakomeza kwibaza ariko nanjye ariko nibaza gusa ndavuga nti reka tuze kubiganiraho umunyamakuru w'igitangazamakuru Radio TV10 ni Oswald yacu yanyu Oswald Mutuyezu Oswald Swakim abagiye kuri Twitter ubu ngubu yitwa X aragira ati muvuga iki ku banyamakuru bogeze umupira bagahugira mu nzenya z'ibyo baziranyeho ubwabo ntumenye aho match igeze igitego kikarinda ubwo kijyamo batabizi ibyo byari bihagije kugira ngo abashe kuba yabona ibisubizo ashaka cyangwa se yifuzaga ariko aho kugira ngo abantu baze kumusubiza ibyo yarabajije bamwatatse personally babihuza nawe n'ikiganiro yigeze kuyobora ubushize ubwo yaganiraga n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame umuntu aramanuka ati none se ari ukogeza umupira ukajya mu rwenya no kugira amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu aho kumubaza ibibazo abanyarwanda miliyoni 14 bafite ahubwo ukajya kumubaza ibyo abuzukuru be na 11 ba Arsenal igisebetse niki niyo twasoreza ahangaye ikibazo cyane kijyaga kiti abanyamakuru benshi bakunze kugaragara banengwa ku bibazo babaza cyane cyane iyo bageze mu nzego za politiki siritu ku mukuru w'igihugu ibi ni ibintu ubona utemo mboneza ntabwo ari ikibazo aricyo wakambajije icyumbajije kiroroshye kuko turi mu mwuga turavuga ku muntu cyane turabanza turebe ese Oswakimu konsani ye preoccupation ye irafatika naho wagahereye ko n'umwuga wacu cyane ntabwo abanyamakuru bose babonana n'umukuru w'igihugu hari n'abatabonana na meya ariko muri uno mwuga dukeneye tuwuhoramo yego mbaza icyo yarafite ukuri kubaza icyo kibazo kimbaze Oswakimu yari afite ukuri kubaza kuriya Oswakimu yari afite ukuri cyangwa se uburenganzira bwo kuba yabaza kiriya kibazo uburenganzira bwarabuhorana ariko si ukuri yego ko kubaza kiriya kibazo yaragufite kujya kogeza umukino nanjye nigeze kumbaho sinzi umukino nigeze kumva numva abahungu batangiye kuvuga ngo nibyo ibijumba muri refectoire ngo mijyana munsi y'igitanda muri dortoir nibaza aho bihuriye na match none igitego kigezemo ibaze igitego ntabwo kiboneka kubera ko umupira ucitse umuzamu gusa cyavuye hehe yego umupira wa mbere wavuye kuri mediane gute kwa kundi tubwire tubyumve ninde ugitsinze ariko ahita ngo Oswakimu yari afite impamvu yo kukibaza iki kibazo icya kabiri wowe munyamakuru wiyemeje kuvuga ngo urogeza umukino ukajya uvuga ari uko igitego kinjiye urimo uratuburira mubwira dore twari wizeho turazikeneye umukobwa wateretaga muri internet turamukeneye hari benshi bagira aho hantu bakarengera tubwira umukino uko umeze cyangwa se background y'umukino wijya mu mateka yawe ntabwo aho ngaho uhicaye ku izina ryawe uhicaye ku izina rya mutangazaji dutangarize hari abo njya nkunda ntabwo ari benshi hari abagerayo kwa kundi wenda mu kibuga haba ari akavuyo nta kintu cyo kubwira abantu ufite akajya mu mateka y'uwo muntu bati rero iyi kipe muri kumva yavutse muri uyu mwaka yagize abakinnyi n'aba itwaye ibikombe ibi n'ibi aho uracyari muri mudu ariko please ikabutura wiganye primaire inka waragiye wiga secondaire ntabwo ibyo bikeneye ntabwo cyo cyakuzanya ibyo byo mu rwego rw'umwuga icyo ndakivuze yego uwo muntu ukora gutyo ari gutuburira abamukurikira ntabwo ari gukora umwuga uranyumva yego uri kuvanga amasaka n'amasakramentu uvanze famille uvanze nuza background ubizanye mu mukino noneho mu mukino akoro niba utatubwiye igitego giturutse tubwire uwo mukinnyi amateka ye iyo kipe amateka yayo iyo stade uwo mu coach abafana tugume muri iyo mudu yego
cyokora uzanye background yawe ya futu niba uri kwamamaza futu ukavuga uti nanjye muri segonderi nakinaga kuri uyu mwanya aho uracyari muri mudu ariko no ibijumba no nanjye kari karandiye icyambere Oswa Kim irahezo agomba gukebura abantu iyo uvuye donc tuje kumva umupira wa Arsenal na Manchester nta ndetse na banyamakuru ba siporo nta ndetse na ni icyungo cyiza ku rwego rwa gatatu cyane iyo ufite urutonde rw'ibintu kimwe bibiri bitatu ku cya gatatu uvuga ndetse na ariko umukino w'amakipe abiri kwanza ubu mukino kubera ko ari amakipe abiri ariko ngo tugiye kureba rero umukino wa APR ndetse na gutese APR yonyine nta mukino igira byakagombye kuba turi kumwe na Karegeya Sezerano ndetse na Alain batatu batatu ndetse na iza isoza none uyikoresha ku mukino kwanza umukino ntubaho amakipe atarabiri ni umukino wa APR na Rayon ntabwo ari umukino wa APR ndetse na Rayon kuko nta APR na Rayon imwe ntiyagira umukino yego keretse yikinana ubwo yaba ari imikino ibiri cyane so ndetse na abari abanyamakuru mana yanjye we ariko namaze kubyakira sigaye mbona n'abanyamakuru basanzwe mu bindi biganiro nawe hariho dukora nanjye numva bikoresha vraiment icyungo ndetse na kiza kuri nivo ya kabiri cyangwa ya gatatu kuko ikibanza ni na muye na Karegeya ari kumwe na Sezerano iyo ni na ntabwo muye na Karegeya ndetse na Sezerano ndetse iza ku rwego rwa gatatu n'ayabanje gukoreshwa kwa niba utarakoresha na don't use ndetse nta na rimwe yaba ngombwa ahubwo uyishira urimo okay sawa ibyo rero byo nashaka kuvuga kuko urumva iyo bigeze mu mwuga wacu mbanyebura bagenzi banjye barumuna banjye okay abazatangaho commentaire nabyo abatanga commentaire kuri iriya mihanda nituba tubazi nituba tuzi urwego banariho rwo kumva ibintu cyane hari rero aruza agahita akubita ubwo nanjye hari ikiganiro mperutse gukora abahungu bo kuri BTN basabye interview ku munsi wo kwibohora bazi wanjye tukora ikiganiro cy'iminota hafi 40 kandi bo bakeneyemo nka 15 ndabwira ni muzakime urumva ntabwo naramukiye gukora ikiganiro nyikoze sinzi abantu umuntu yarajyandika ngo yanditse ngo nikoze w'ikiganiro ngo atabanje ngo rebe izira mikoro zanditseho B+ sibyo so rero urumva uwo muntu rero utabasha kubasha ngo arebe izo mikoro niba arizo sanzwe nkora cyangwa namenye ngo bageze iwanjye bate kuko nagikoreye muri sari wanjye uwo kumutaho umwanya nyine uba wivuna cyane rwose n'amakomantere rero kuri iriya mihanda urabanza ukajajinga ngo ki hanyuma rero batangiye kumusubiza abantu bamusubije rero babihuza n'ubuzima bwe mwitangazamakuru batandukiriye ariko abantu bo ku mihanda ntabwo umenye Oswa Kim turamuzi cyane abo bandi nabo uzizina nibwo twamenya neza ariko reka turebe ibyo bamwatakiye yego icyambere umaze kumubwira ngo ntabwo yabajije ibibazo miliyoni 14 zifite umuntu aragira ati none se ari ukogeza umupira ukajya mu rwenya no kugira amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu aho kumubaza ibibazo abanyarwanda miliyoni 14 bafite ahubwo ukajya kumubaza ibyo abuzukuru we na 11 ba Arsenal gisebetse diki ariko guhura n'umukuru w'igihugu ntabwo ari amahirwe si ubwacu se icyo ni kimwe ubwo bari bubanze kumva nyine biterwa n'imyumvire y'uwakoze ku ariko ntekereza ko impamvu babibara nk'amahirwe ntabwo ari igihe cyose ugomba kuza kumubona no bamubona gakeya kumubaza ni gakeya ariko ntabwo bivuga amahirwe ikize yakuyemo iki Oswa Kim yakuyemo iki ku buryo byita amahirwe ubwo bivuza ko gakeya yaramubonye ntashaka bya bintu oya biterwa n'imyumvire y'abantu please iyo mihanda igira abantu babumva bitandukanye ntabwo kubona n'umukuru w'igihugu ari amahirwe ubundi nuko agira akazi kenshi we yakabaye ahora muri twa ahubwo yego tubyita amahirwe kubera ko ku mwaka akora ibiganiro 2 cyangwa 3 yaba agikoze buri cyumweru se yaba akora ikiganiro n'itangazamakuru buri cyumweru twabyita amahirwe ntago byakwitwa amahirwe ariko mu gihe iyo pano none ibonetse rero reka turebe imikoreshereze yayo okay icyo ni kimwe
hanyuma ndaragira ati wowe twarakurakariye ukwiye gusaba abanyarwanda imbabazi guhura na muzehe wacu ukamubaza ubusa kandi urubyiruko ubushomeri butwishe ndetse ibintu bikaba byarahenze man buretse ikiriho ndabivuga mu buryo bubiri yego icyavugwaga bamubazaga bahoswa kimwe bakira umukuru w'igihugu byari bijyanye no kuvuga inzira y'imyaka 30 yo kwibohora yego ibyo yo kwibohora manda ni mu kwa kane bijyanye no kwibohora ntago bagomba gusohoka aho ngaho ngo bajye kuvuga ngo dore ngo kanjongo inzara irabishe ngo bashome ngo ubushomeri ngo tufite kangahe so what yakora iki se ubundi icyo ni kimwe donc bagomba kuguma mu murongo wo kwibohora yego icya kabiri nta nubwo ibibazo bya miliyoni 14 umukuru w'igihugu twamutora manda zingahe nta nari mu Rwanda ruzaba rutagira ibibazo uzabikubwira azabakubeshya parce que ibibazo nabyo ni relatif cyane nanjye mfite ikibazo cyo kwambara ishati imwe wayishimye ariko hari n'utayifite cyane nanjye kandi nkeneye yirenze iyi cyane ibibazo se bizashira ryari abashomeri se igihe se batazashomera n'irya ubwo nibwo buzima hanyuma se badashomereye twakura he abakozi ega jumenya ngo abakozi bava mu bashomeri cyane bose babonye akazi twajya kubakura he bose babonye akazi twajya kubakura muri Botswana ntabwo bishoboka kandi bakeneye kandi nta n'ukuntu batashomera kuko benshi baba barangije kwiga bashaka se umuntu arangize ahita yinjira mu kazi muri office hanyuma se akazavuka ejo nta warangije kajye mu no attention genda gake umuntu yavuga ngo ubushomeri ibintu birazamuka byo ni ngombwa tugomba gukora cyane ariko kumbwira ngo abashomeri nta gihugu kitagira abashomeri kize kitagira kaminuza zigisha kitagira amashuri uko barangiza ntago ariko babonera akazi rimwe n'akazi kavuka buri munsi n'ubusizi wanjye bari gusiza ejo baratanga akazi niba nta mushomeri uhari se uriya muntu azaragutana yego uko musetsa uko abantu birengagiza abashomeri batariho upanze akazi bushyashya aragahane umwarimu ararwaye niba nta mushomeri w'umwarimu abo banyeshuri baziga bate nisirikuye urumva nisirikuye yego ejo ukarangize wicareho nk'amezi angahe mbone kuguhamagara ejo ninkenera mu kameramani areko wamufashe Daniko Jarasi yamufashe hatabaye umukameramani w'umushomeri nakoreshane yego no kameme okay icyo ni ikindi ubwo narimbi imyaka 30 ibibazo byose byo bya miliyoni 14 nta nuwabikemura unabikemuye ubwo igihugu nticyaba kikiri igihugu hanyuma rero kubaza amazina y'abuzukuru na 11 ba Arsenal biriya muri tekinike z'itangazamakuru abaryize ariko ngiye uswa kimwe kuko tuganira buri munsi kandi yararyize ndamwemera babyita ni nko kugeza ni nko gucreate ambiance kuruhura ubwonko arubazwa utubazo nk'utwo tworoshye tuza turuhura kuko ntabwo byose wabaza ibibazo biremereye icyo nicyo hanyuma icya kabiri rero icyanyuma iriya gahunda yapanzwe na Oswakimu yego cyangwa oya abakomanta barabizi baza aho yavuye bigenda bite abizi itangazamakuru gahunda yo kubaza umukuru w'igihugu itangirira he itangira ku binyamakuru not really rero muri editorial room wenda icyo ntahamye ntabwo bibazo byateguwe ibya 11 ba Arsenal cyangwa abuzukuru ba Kagame byari birimo ariko nanone byabajijwe ntabwo byavuye mu mutwe wose wa kimwe niba abantu babizi babyumvira gahunda ntabwo yavuye kuri ntabwo yapanzwe na TV10 na Oswa kimwe ntabwo ari we witanze nta n'ubwo na mugenzi we cyiza ntiyinomye nyine ntabwo nubwo ari TV10 yatanze Oswa kimwe urabyumva nta nubwo no kugira n'ikiganiro ntabwo cyagipanze ko kirace ku maradiyo abiri yari imwe ariko kigomba kubamo umugabo n'umugore hari byinshi abantu baba batazi so ku mihanda rero kuba ko umuntu yivugira Oswakimu ninde wo kwipangira ibibazo none se ubona hatari ibintu biba bikeneye clients
no ahubwo abantu nabo bagerage ibyo clearance yose ntabwo iva ku mihanda ntabwo iva ku mihanda ushobora no kwegera umuntu uti buriya ku cyo Swakimu yabajije bino ntabaza iki niyo umuntu akamurya akara akavuga ati hariya ntabwo ari ugupfa kubaza sibyo hariya ntabwo ari ugupfa kubaza kandi cadre yari y'urugamba niyo mpamvu yamazaga waje Kigali kangahe ati nazamutse péage ndagenda ngi Butare nambukanya barongo ikiraro gisakuza ego byose avuga uko bageze Ishyorongi byari ngombwa cyari ikibazo imyaka 30 no kumubwira ngo dore ngo ugahita umubwira ngo none se ngo kwabangavu bari guterwa inda so what agira ate azirika abazibatera se agira ate ibibazo tubifite tuzabana nabyo uzakubeshya n'uzakubwira ngo tuzagira igihugu kitagira ibibazo nta n'ikibaho ku isi kandi iyo ibibazo byashize bisatse vuga ngo abashaka ibisubizo bariryamira cyane igihe cyose kuko ibibazo ni nka challenge ni nk'umwitangirizwa ni amasomo nicyo gituma ubuzima rero utarashomereye yamenya kubaha akazi no kugashaka ntago bimenya no my dear kera warangizaga bahita baguha ibaruwa yaho ugiye gukora utasabye none ubungu utarigeze ushomera ntago wamenya ko niba utarashomera nk'amezi 3 ntago wamenya guha agaciro umushahara ntago wamenya guha agaciro akazi cyangwa umukoresha yego ibyo ni ngombwa rero ariko ibibazo nta gihugu kizabaho kitagira ibibazo ushobora kuba ari njyewe mbivuze turi bake tubivuze ariko n'abatabivuga barabizi nta gihugu kitagira ibibazo nta na kimwe kandi ibibazo ni ubuzima ibibazo ni ubuzima nese yagira ngo maziki cy'ushomeri ziterwa abangavu se transport se uze tuzigeraho tuvuga ngo ikibazo cya transport muri Kigali cyararangiye urakimariza muri studio se ngo bigende bite cyane imodoka bemese zaraje uje muri ibyo se kandi uwabivuza hari zaje zo zikora gute ntabwo ikiganiro n'umukuru w'igihugu kiba ari cyo kubarizamo byose ngira ngo bafite na nose yo kwitagaza ifo kugira angle so abo bantu rero harimo umuntu ubisanzwe afite nose yo kwitangaza makuru yaba yahohoteye Swakimu abandi bo nabihanganira kubera ko ntago babizi ntago ibibazo bizazwe umukuru w'igihugu ngo iki arewe ngo Swakimu ntago wabajije ngo amasambu ntago wabajije ikiyaga cya Burera na Kareremba zirimo gutese ni ugupfa kubaza se abantu baba babigize personal cyane nyine niko imihanda niko ibaho ati radio muri mu butakaragasi mushimagiza urusimbi kampani zitanga akazi zidahari icyo ndacyumva inzoga zigiye kwica rubanda kubaza ubusa kuvuga ubusa kwiyemera nta muntu uvuga ubusa ariko ibyo binavuze imbere ni ikibazo mberutse nabikoze muri icyo kiganiro cya B+ yego urumva turi mu itangazamakuru rifite challenge yo kugira ngo ritunga abarikora cyane ubundi ahandi itangazamakuru kugira ngo ryidevelope riba rifite nka sponsor ukora ibindi societe d'assurance ishobora gushinga radio mu nyungu uruganda ushobora gushinga radio ariko twebwe ibitangazamakuru byo mu Rwanda byinshi birashaka kubaho bihebeshejwe n'ibyo bikora nta makuru rero abyara amafaranga iyo ushatse ko amakuru aguha amafaranga utangaza ibihuha iyo ukunze inkuru n'amakuru utangaza ibihuha amakuru abyara amafaranga yose aba ari fake pa yose ariko ahanini ni fake ubwo mpereye kuba umuntu uri kuvuga ngo twirwa twamamaza urusimbi ntuze ko ariko rwishyura turabizi ko kurya imboga ari byiza ariko urabivuga ari nde wakwishyuye abimboga barihe ubwo ni yarabise urusimbi rwishyuye so bigende rukuza amafaranga ukishyura yego none ni wamamaza company ya telecommunication ntabwo uzajya kuvuga ngo network azarabuze cyangwa ngo nta minara dufite ngo twurira igiti barakwishyuye gute kuko ikigo cy'itangazamakuru ni nacyo kigomba kubonamo ubwitunge itangazamakuru rigira imbaraga iyo
ibitunga abanyamakuru, ibitunga ikigo bituruka mu kindi kitari itangazamakuru. yego Transport, assurance, banking, industry, ubuhinzi, pourquoi pas. Ariko mu Rwanda turiho mu buzima ko ikigo cy'itangazamakuru ari nacyo kigomba kwishakamo amafaranga. Nta no kugira branche bo hari abantu bafite ibitangazamakuru bafite n'izindi serivisi batanga. Ariko na kigo ndabona gifite nka agence de transport iri associé n'icyo kigo. Ku buryo amafaranga ava muri transport ari yazagatunga abanyamakuru ku buryo tutajya mu nkuru tugamije ngo ndakuramo iki. So rero kwamamaza betting na radio y'igihugu irabikora cyane. Wanyumva? Ibaze niba na radio y'igihugu igezaho yamamaza ibyo bitse inzoga zamaza abantu nyine ariko zarishyuye. Wowe niba ushaka kwigisha kurya umureti special ibyiza by'amagi ntabwo wishyuye. Ubwo icyuma nyine cyishyuye kiriganza. None ibyagashobotse kugira ngo tuzamuke tuve muri ibyo bintu byo kuvuga ngo abanyamakuru ngo twirwa ngo dushyashyariza ngo twamamaza betting, nta kundi nabigenza. Nanjye mu kiganiro cyanjye bizamo yego babishyuye kandi ngomba donc amakuru ukayahuza n'amafaranga. Ariko ntabwo ari byo byakabaye n'urwo ruganda n'urwo rw'icyuma narwo rugashinga radio. Ariko abanyamakuru kubwira umunyamakuru ngo gendeye inkuru, niho tubugenda tubona inkuru zo mu mahoteli. Yego umuntu akakubeshya ngo ONG kazi kakubeshya ngo dore ngo twafashije ngo abakobwa 100 babyariye iwabo ngo mu karere ka Rusizi mu Bugarama. Utabasha kujya mu Bugarama ngo ubirebe. Yego Ukandika ibyo utahageze. Kubera iki baguhamagaye muri hoteli barakugaburira baguha transport. Wakunze amakuru n'amafaranga utangaje ibihuha. Ntiwagezaho none ibintu biri nta mwana numwe muvuganye. Ejo bundi hari abantu twahuye muri Sainte Famille baduha documentaire itagaragaza amasura ngo tuzasura abo bantu, noneho abo bazanye live nabo banga kuvuga. Wow. Amafaranga aragenda. Ibyo byose none se niba udashobora kujya niba umuntu akuvuga ko yakoze ubushakashatsi buvugwamo abantu 100 ntubone na 2 utangaje iki koko? Niyo mpamvu ubona raporo auditeur general abanyamakuru batayikoraho. Isaba imbaraga ugasubira no kuri tere, urabanza uyishyira mu Kinyarwanda ujye no kuri tere cyane, uhamagare meya wawe ugira ute. Ngibyo rero ntabwo rero twamamaza amusori kuko logique yo kuba ibijyamakuru bigomba kwitunga twarayakiriye. Ariko kugira ngo tuve muri ibyo byo kwamamaza betting byakabaye ko buri kigo kiba gifite ubundi buryo cyinjiza amafaranga atunga abanyamakuru. Kuko umunyamakuru utungwa n'amafaranga yinjije wowe byanze bikunze azashyashyariza niko bimeze cyane. Azamamaza n'ibitamamazika kuko uramutu agomba guha abaturage amakuru ariko nawe akabona amafaranga, akabona icyo akuramo. Betting no kuri Radio Rwanda byari biba biriho nta ibyo mbese adivatiyo yaje nyine abantu bagenda. Hari igihe tuzamamaza abahanuzi b'ibinyoma. Izo publicité njya nzumva ahantu zirahari. Nta miti se bavuga yongera iki amarazo se ntiyayakira. Niki none hari ibiganiro byakundaga kuba mu masaha n'ubu birahari. Niba radio ishobora kwakira ari amafaranga nibanze ngo uvuge ngo ko kuwo muti muri laboratoire werekanye ko ushobora kongera ubushake cyangwa ukongera ubunini cyangwa uburebure, apfa kuba yishyura ibyo batwihanganira. Ibindi cyo kuruhande none byagenda bitese igihe cyose kugeza igihe apere nkora ku bantu kugeza igihe ibigo bidakora bikora ibindi bintu byo bishinga itangazamakuru. Yego aho nibwo abanyamakuru bazaba libre ngo nutavuga ibintu uzahembwa. Si ibyo se nutavuga betting ntuzahembwa. Ubwo nyine ngomba kuzahembwa ibivuye mu none urusimbe nta kundi. Nutavuga icyuma ntuzahembwa. None ngomba kucyewa we nkagitaka arewe karicyo cyambe none kirusha amata. Ibyo rero bajye batwihanganira. Ushobora gusanga ari nk'umuntu ubutazi iyo domaine ariko ahangaha birakomeye rwose. Inzara yazica abanyamakuru hatabayemo uko gusingiza. Hari abahungu bamamaza
bamamaza hari utuntu dutatu kugira ngo banyumve neza. Abahungu bamamaza amata, ejo naramaje ntari kumanza buri munsi bakuzanira ikarita atereka reka ati bishyura boss nawe akaba umushahara. Nongera kumva akandi kantu bamamaza ngo ka sauce tomate kagura 50. Nako bari kuyu muntu ugurisha sauce tomate ya 50 akabona yo kwamamaza ayakura. Aha. Ya 50. Birancanga urumva challenging nibo ndazana ama challenge nyine abaturimo. Really? Aha nongera numva undi muntu mushuti wanje nawe ufite na radio yamamaza uruganda rukora amatora rugakora amabati ngo rugakora na bombo ngo iki cyabwe ri namashaka amafaranga ku mafaranga urarindwa gihe cyo ntabwo nacyamamaza byakabaye ingande ebyiri yego matora n'amabati matora barashongesha amabati hanyuma bombo urumva ugiye muri yo logique ntabwo wakora akazi wa wundi uri kuva rero ngo twigwa dushyashyariza ngo twamamaza urusimbi nubwo buzima uwo muntu wamamaza uruganda rw'amabati rw'amatura n'amabati nawe afite radio afite na televiziyo afite n'ikipe afite iki ariko nawe afite logique ugiye muri logique rero kuri boss yakwima akaza akagahundi niyo mpamvu yemeye kwamamaza amabati matura n'amabati cyarimo na bombo nubwo buzima Karege urwo rugero rwakabaye ruha uwo muntu watanze iyo commentaire my dear cyane rwose nyiri gitangaza niba nyiri gitangaza makuru ari gukina publicity akiyambura logique yo kuvuga ko uruganda rutavamo matora n'amabati cyarimo akanazikorera zigaca no kubitangaza makuru bitari ibye akaba afite ikipe afite akabari afite ngubwo ubuzima buri ugiye ukamaza ngo biri buvuga nibiki akavugatereka reka turemetiye egari amafaranga yose aho yaturuka hose ngomba kuyarya cyane none nambwa ngo betting gusose n'amarogi bazayamamaza yarahari none uwo muntu ngo twamamaza urusimbi ariko ruyafite neza amasosiyete d'assurance ubuze ko twamamaza amabanke inyungu yari yajya munsi ya 17 wabivuga ubuze ko twamamaza amasosiyete d'assurance abantu basiragira bajya kugira wabavuga bajya kuvuga ngo dore mama yarapfuye kandi yarasure mu uzimanza zabyo wabizana se baraguhaye ubuze ko twamamaza ama societe de telecommunication network mu gihugu hose irahari wabivuga se ngo turamamaza urusimbi yabarwazaga niko bimeze niko buzima turimo ntabwo ibyo rero bagombye kubitwera uswa kimwe. Yes, biba ari byiza yuko tuganira ndetse kandi tugatanga umucyo tugatanga amasomo. Uyu mwuga rwose maze kumenya ibirimo byose hari ibirimo mba ntemera ariko nta kundi nabigenza. Ariko nta kundi nabigenza. Kuko ntabyemera ubwo nagenda. Nta kundi. Kandi cyahari. Kubugiha rero nuko nta kundi. Uziko muri mu kiganiro cyanjye hazamo publicité ya salo nagiyemo Mungu akaza ahekenya shikarete yambaye kuteri ariko ntago nayirukana kubwaje ngo nahise nyicikamo ariko mu kiganiro cyanjye raho kandi vo kimwe cyakangaye aja murareka arewe shikarete ziza n'amakuteri yego nibyo ntugeyo iyo ni service ariko ngo gira ute ariko ntubuza ureka kujya ariko we ntubuza abandi kujya nyine nkora ibyo bagize none se bari kutubwira ngo twamaza urusimbi turabetinga no ntabwo betting rimwe na rimwe naho bikorwa ntimo muhaza na radio ugira ngo radio y'abarukore ntabwo yakwamaza burarirwa yazana miliyoni 100 muri radio y'abarukore ikagotwa kotese arewe habitazi cyayizanye niko ubuzima buhagaze none se umurokore mugize manager wa burarirwa w'akarere kose umuhemba miliyoni 2 ntago yakakora aho ni ikizi korera huza imyemerere n'akazi huza imyemerere n'akazi yes niko bimeze iyo imyemerere iza nyuma wajya muri kwara utaguze uniform guteze banza ukorera ayi uniform uje kubyina usirimba utariye bibiliya si itagirwa ubuntu kuzi ko museto ntago bibaho kurusengero se moto igutwarira ubuntu sorute
ntabwo isongero zose ziri ahantu ku buryo umuntu abyuka agenda n'amaguru nkaje murare banza ukorera ya transport ukorera y'umwambaro mwiza ukorera y'amavuta ukorera ya bibiliya n'aya uniform yo muri korali banza amaturo tinda gutura urebe uko pastor akureba niyo waba usirimba kajana my dear ubuzima se mwakoze cyane Karegeye reka tworoseho wakoze kubana natwe tuganiriye neza amasomo turayatanze umucyo tuwushyizeho abakunzi ba Global Pano turakomeza tubane namwe ndiye masezerano umukozi wanyu bakunda kandi uciye bugufi salamu shalom